iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikaze mu kiganiro muri Isanga, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Umwaka urashize umuhanzi w'umunyarwanda umuririmbyi w'umukristu Kizito Mihigo yitabye Imana. Hirya no hino ku isi habaye ibitaramo byo kumwibuka, turwa ibitambo bya misa byo kumusabira. Mu kiganiro cy'ubushize twashubije amaso inyuma tureba Kizito Mihigo uwo ari we nuko yabayeho. Muri icyo kiganiro twifashishije ibaruwa yatangajwe bwa mbere n'ijwi ry'Amerika yanditswe n'inkoramutima za Kizito ziri Kigali mu Rwanda. Uyu munsi turasubira mu Rwanda, turabatangariza bwa mbere ibaruwa Kizito Mihigo yanditse mu mwaka wa 2016 ari muri gereza ya Kigali. Ibikubiyemo nibyo duheraho tukaganira ku murage wa Kizito Mihigo. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nongeye kubasuhuza, mbaha ikaze ku ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro ku murage wa Kizito Mihigo. Abatumire bacu ni Uwera Violette, umunyarwandakazi utuye Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akorera impamyabushobozi y'ikirenga ku mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, International Human Rights Law, muri kaminuza ya Massachusetts. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kumpa ijambo no kumpa ikaze. Undi mutumire wacu ni Ingabire Umuhoza Victoire, ni umunyapolitiki utavuga rumwe na leta, yabanye na Kizito Mihigo muri gereza ya Kigali, ni inshuti ye. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze kunyakira muri iki kiganiro, ndabashuhuje. Undi mutumire wacu ni Clarisse Kayisire Mukunde, umunyarwandakazi ukorera leta ya Canada, akaba yiga itangazamakuru muri kaminuza y'i Quebec. Numwe mu bagize itsinda Kizito Mihigo Spirit, abantu biyemeje kugenda nkawe bakitwara nkawe. Muri make kuba ba Kizito atuye mu mujyi wa Ottawa. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Urakoze Venuste, ndagushimiye kuba wantumiye muri iki kiganiro, kandi suhuje nabo turi kumwe turi buze kuganira. Mubisuhuje n'abanyarwanda bose bumva iki kiganiro uyu munsi n'abazacyumva ikindi gihe. Murakoze. Undi mutumire wacu ni Jean Paul Samputu, n'umunyarwanda utuye mu mujyi wa Ottawa, ni umucikacumu wiyemeje gushyira imbere imbabazi, agaharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda, akitwara nka Kizito Mihigo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste, ndabaramukije kandi nsuje nabo turi kumwe. Cyane cyane ubwa mbere ngiye kuvugana na Madame Victoire, ndishimye cyane. Madame Ingabire, nawe ni ubwa mbere ugiye kuvugana na Samputu? Wewe ni ubwa mbere ngiye kuvugana nawe, nanjye ndishimye kuvugana nawe. Ni honor, ibintu byiza cyane. Bega byiza. Uwera Violette, wowe wari wigera uvugana na Samputu cyangwa se na Victoire Umuhoza? Oya, mwese numva ndari ubwa mbere mvuganye namwe, nanjye ndishimye, ariko nyine mwese nagiye mbumva, nuko ntashaka nyine kugira ngo njye muri in details, ariko papa bamanze yarakoranye na Samputu mu bintu by'umuco. Hanyuma mama Victoire no mubyeyi kuva kera yatangira urugamba yatangiye, nawe njye nifuza kugenda nkawe, kandi mu by'ukuri nkamushimira intambwe yabashe gukira mu banyarwanda no mu banyarwandakazi yo gushishikariza demokarasi no ko buri munyarwanda wese yakwibona mu gihugu. Rero nanjye mu by'ukuri koko ndishimye. Kizito yakoze ibintu bikomeye, kandi ntabwo ari we wenyine. Nizeye ko urugamba n'urugendo twatangiye tuzarusoza amahoro. Urakoze cyane Uwera Violette. Ubwo ufite ijambo kandi kurekere turavuga Kizito Mihigo, reka tuvuge umurage we, tuvuga umuntu nyirizina. Uri mu bantu bavuganye nawe mu minsi ya nyuma, ndifuza kumenya ijambo yakubwiye rya nyuma. Ijambo rya nyuma navuganye na Kizito nibuka nuko yambwiye ko isaha iyo ari yo yose ningira ikibazo kubera ibikomere byambayeho, ko niyo byaba ari saa 9 z'ijoro, niyo byaba ari saa 10, nimuhamagara azanyitaba kandi akabana nanjye muri icyo gihe.
ntakuvugishije menshi ariko nkakubaza ibyo bikomere waganiraga na Kizito natwe watunyuriramo yenda bikadufasha kumva Kizito uwo ari we? Ibyo bikomere ganiye na Kizito ni kubera ubwoko bwanjye umutwakazi, nagiye mpura n'ibikomere rero bitandukanye kuva ndi umwana niga mu mashuri ya primaire kugera ngeze muri high school, kuko naje muri Amerika niga muri high school. Nagiye mpura n'ibintu bikomeye cyane, ndetse n'umuryango wanjye uhura n'ibintu bikomeye. Gusa ndabasaba imbabazi, ndagerageza kugira ngo ne kuba nagira ikibazo cyo kuba wenda narira kubera amarangamutima. Ariko Kizito mu gihe cyane mu minsi ya nyuma, ndetse no amaze no gusohoka, ntabwo amaze gusohoka ariko twatangiye kuvugana, ariko twatangiye kuvugana asohora ya ndirimbo ya mbere yo kuvuga ngaho kuguhomba yaguhombye. Twatangiye kuvugana kuri Instagram, hanyuma gahoro gahoro, ariko nyuma uko iminsi yagiye ikurikiraho niko twagiye tuganira, mubonamo umuntu mu by'ukuri. Ngewe nkanye ndavuga ku giti cyanjye, ndibuvuge ku giti cya buri muntu wese, mubonamo umunyarwanda nkigize mbona mu bandi. Uko nagiye menyana n'abanyarwanda, navukiye mu Rwanda, njye mwana wa mbere wavukiye mu Rwanda wo muri famiye, kuko abandi bagiye bavukira muri Kenya ndetse no mu Bugande. Hanyuma rero twiga mu mashuri ya primaire, hakabaho igihe wenda tuvuge nk'abarimu barimo barakosora ibizami, bashaka kugira ngo wenda abana barebe nyine ukuntu bagabanya nk'urusaku, bavuga ati hagira umuntu wenda ufite nk'urwenya ajya imbere asetsa abandi. Umwana wa mbere akagenda ati umutwe byagenze gutya, umutwe byagenze gutya. Kuko nakuriye muri famiye, ntabwo papa wanyegeze ahisha ubwoko bwacu, si ukuvuga ngo babaga banzi, kuko ntabwo twigaga kure y'aho twari dutuye. Nuko ukabona buri wese arandeba bakanyita ko umwana wo kwa Mutwa. Ngera atangiye kwiga nyuma y'intambara muri iki gihe kiyobowe na FPR. Ibyo byose babivuga ngiye kuko ari ngiye babaga bavuga, iyo bavuga Mutwa numvaga ari ngiye bari kuvuga, n'abandi bose akaba ari ngiye bareba. Mu by'ukuri nabaga uncomfortable, nkaba n'umuntu nshaka no kuba nabera nk'icyuya, nkaba nacurikaho umutwe kugira ngo nyine badakomeza kundeba. Twataha noneho nkavuga ati nkanga no gusubira ku ishuri, ariko kubera ko papa yatubwiye ati kugira ngo ibyo byose muri ukuntu mutazabinyuramo ni uko mwakwiga. Hari n'igihe yadujyana akadutwara mu modoka nyine kugeza ku ishuri ku gahato, twese twanze, akavuga wenda n'abana bagira ibibazo bakarwana, Mutwa baramwica. Ibyo mvuga ni ibintu byambayeho, ntabwo ndibuvuge ibitarambayeho. Hanyuma papa wenda yaza nko kuteba, papa wacu ni umuntu uri proud, akaba anakunda abakobwa be cyane, afite abakobwa benshi, so yaza ku ishuri kutureba just no wenda tuzaniye nk'aka biscuit agashokora, kubera ko nyine ashaka kugira ngo atube hafi nk'umubyeyi, kugira ngo arebe ko nyine twakwiga. Bati mutwaraje n'abana batoya, nta nubwo ari n'abantu bakuru babikoze. Birumvikana wagize ibikomere, ariko nk'uko nabivugaga mu kanya wabaye intwari, urimo urakorera impamyabushobozi y'ikirenga. Tugaruke kuri Kizito, mumaze kuganira, ni irihe jambo yakubwiye wumva ryagufashije mu komora ibyo bikomere? Maze kubimubwira nyine, maze kumwisandura nkamubwira uwo ndi we, yaravuze ati ntabwo bishoboka, ntabwo uri umutwe, nta mutwe usa gutyo. So binye za reaction z'abanyarwanda, mwe ndi umutwe. Nuko arangije arambwira ati orara, ati mu by'ukuri unkoze ku mutima, ati ngewe nuko nta bushobozi mfite, ubundi twagasabye ubwoko bwanyu imbabazi nk'abanyarwanda bose muri rusange, kuko twarabarenganyije, twabasira inyuma, tumva ko mutari abanyarwanda nyine, mu yandi magambo muri nkaho muri second citizens. So mu by'ukuri nuko yambwiye ati ngiye ku bwanjye numva twabasaba imbabazi nk'abanyarwanda. Urakoze cyane, kandi dushimishijwe no kukwakira hano ku Ijwi ry'Amerika. Byumvikane ko bityo muri kino kiganiro dufite abanyarwanda bose. Tukugereho nawe Victoire Umuhoza Ingabire. Kizito Mihigo mwarabanye muri gereza, hari akajambo ka nyuma yakubwiye dusangiza? Icyo navuga, twavuganye nyuma mu minsi ya nyuma, yasaga nk'uwumva ko hari iminsi yegereje, yari asigaye ahorana ubwoba. Nibuka iminsi mike, iminsi 3 mbere y'uko bavuga ngo bamufashe, ya telefone yari nijoro nk'uko Violette yabivuze, twembi dufunguwe, twahoraga kuri izo nkeke zo kuvuga ngo hari ikintu cyatubaho. Hari telefone twe dufite twaganiragaho, buri wese arabwiye undi nugira ikibazo isaha iriyo yose ugihita uhamagara umuntu wo muvugane aguhumurize cyangwa iki. Icyo gihe arampamagara ambwira ati ndose abantu baniga, ati kandi bazaniga. Bambwira nta kintu uzaba, n'iminsi 3 mbere y'uko bamufata. Nuko
biragoye kubivuga ariko nicyo kintu kibabaza buri gihe mwibutse ko donc yabyumvaga akavuga ati ngiye gupfa bazaniga byanze bikunze ukumva ko ari ikintu kimuhangayikishije. Nibwo bwa nyuma rwose twavuganye ndimo muhumuriza mubwira ni nta kibazo n'iki bizarangira, nyuma numva ko bamufashe. Jean Paul Samputu, ntabwo wari mu Rwanda ariko Kizito Mihigo mwaravuganaga, wowe ni irihe jambo umwibukiraho? Ijambo rya nyuma mwibukiraho ni mu mezi make amaze amisi afunguwe, yarambwiraga icyo gihe twavuga ku bya reconciliation, yarambwira ati Jean Paul, ati ibintu bya reconciliation ni intambara, ati tubifata nk'ibintu ko ari umuhamagaro, atariko tukibagirwa ko ari intambara, n'intambara tugomba kurwana. Icyo nicyo kintu cya nyuma mwibukiraho. Nyuma ibyabaye byarabaye, ariko nta kindi nicyo kintu gikomeye numva twavuganye. Clarisse Kayisire, wowe sinkubaza ijambo Kizito yakubwiye, ndakubaza iryo wavuze umaze kumenya ko yitabye Imana. Ijambo rya mbere maze kumenya ko Kizito yitabye Imana kuko ntamumenye, navugije induru mu nzu ko nari ndi jyenyine, nta muntu n'umwe wari uhari. Navugije induru ku buryo amadirishya y'inzu kwa kundi akora buruwi ntoya. Navuze n'ijambo, navuze no, ariko ndivuga cyane kandi ndi jyenyine. Niryo jambo navuze amaze gupfa. Urakoze cyane. Mu kanya nk'uko nabibasezeranije turabagezaho ibaruwa Kizito Mihigo yandikiye muri gereza ya Kigali ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016. Mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma araza kuyibasomera, ariko mu gihe ataragera hano muri studio reka nongere ngusubireho wowe uwera. Niki Kizito umwibukiraho uhereye ku byo mwaganiriye? Iyo mwibutse njye mwibuka mu by'ukuri, mwibuka buri munsi, kuko ndi umuntu ukunda kumva indirimbo zirambohora, zituma njya mu yindi si, zikanyibagiza wenda n'ibibazo wa mugani. So kuva umunsi Kizito yapfuye no kugera n'ubu ngubu nta yindi ndirimbo nshobora kumva mu modoka iyo ngenda ndetse no mu rugo iwanjye. Iyo numvise Kizito nk'umuntu mubonamo ubunyarwanda nabwiwe n'abankuriye, bambwiye ko ubunyarwanda ari ubumuntu butareba amoko, ubumuntu butareba social status, ubumuntu bwakira umuntu uko ari, mukamufasha mu rugendo rw'ubuzima. Mu kanya mbakira Clarisse Kayisire, nakwakiriye nk'umwe mu bantu biyemeje kugenda nka Kizito, mukitwara nka we. Kuba ba Kizito bisobanura iki? Turi ba Kizito kubera ko Kizito abantu benshi bamumenye kuri twebwe, abenshi bari muri iyo groupe bamumenye Kizito amaze gupfa. Abari bamuzi akiriho ni nka 2 gusa, abandi bamumenye amaze gupfa. Noneho n'abantu bari barakurikiye, abenshi bamukurikiraga kubera ko yari umukristo, ariko hari n'abandi benshi bamukurikiraga kubera izindi ndirimbo ze. Hakaba n'abandi bamuvumbuye amaze gupfa. Buriya muri urebye nko muri Bibiliya yanjye, kujya muri Bibiliya nubwo nge ntari umukristo, hari ukuntu Imana yoherezaga intumwa buri gihe mu gihugu cyabaga kirimo ibibazo, kirimo intambara, cyangwa abayisiraheli badohotse, noneho ikabohereza intumwa. Na Kizito rero Imana yamwohereje nk'intumwa yo mu Rwanda kubera mu bibazo twagize, donc habaye jenoside, haba n'ubundi bwicanyi Kizito yise ngo butiswe jenoside. Imana imwohereza muri icyo gihugu kibayemo ayo makuba kugira ngo azane ubutumwa bwe bw'amahoro n'ubumwe. Niyo mpamvu donc abantu bo muri KMS twarebye uko Kizito yabayeho, uwari we, tureba indirimbo ze, dusanga afite ubutumwa bwiza twashakaga gukurikiza, dushaka kubukomeza. Ahangaha navuga iyo urebye nkurikiza ibyo by'intumwa, urumva hari ubutumwa, hari intumwa, hari n'uwatumye. Watumye n'Imana, donc yamuhaye buriya butumwa, yamutwoherereje mu Rwanda, amuha ubutumwa bw'amahoro n'ubumwe. Kizito yari yaritangiye, Kizito aba intumwa. Hari ukuntu nka kuriya yarabyivugiye ngo ubutumwa buruta intumwa. Kizito ntakiriho, ariko ubutumwa bwe buracyariho kandi buzagumaho. Niyo mpamvu twebwe twiyemeje donc ubwo butumwa bwe kubujyana, kubureba, tugakoresha ariya filozofiye
y'ubumwe n'ubwiyunge n'amahoro, akaba ari byo dushaka kugira ngo abantu bose bazabumenye. Donc akaba ari twebwe ubwo butumwa bwe tubujyana. Bumwe mu butumwa Kizito Mihigo yasize n'ubutumwa bw'imbabazi. Ubwo butumwa turanabusanga mu ibaruwa yasize yanditse mu mwaka wa 2016. Jean Paul Samputu, uri umwe mu banyarwanda bafashe iya mbere mu kubabarira, mugasanga babiciye, mugahoberana, mukabababarira. Izo mbaraga zo kubabarira muzikurahe? Icyo nabivugaho, hari ubundi n'iby'Imana idusaba, nubwo hari abatemera Imana wenda, ariko nabo benshi baba babyumva, kuko iyo ukunda abandi nawe ubwo uba wikunze. Ariko iyo ushaka kwikunda wenyine ntabwo wabaho wenyine, ugomba kubaho kubera abandi n'abandi bakabaho kubera wowe. Ariko nk'igihugu cyacu cyagize ibibazo, twagize amahano, navuga ngo nta kundi byagenda udakundanye cyangwa ngo ubabarire cyangwa nawe wihane nimba waragize nabi. Igihugu cyacu cyagize ibibazo kugira ngo ejo hazabe heza, n'ibyo bigomba kuba. Hagomba kuba imbabazi, hagomba kuba koroherana, hagomba kuba gukunda abandi, apana kwireba. Yewe yavuga ngo n'abandi n'abantu, nabyo azize, kuko iki kintu tugomba kukibana nacyo mu Rwanda, tugomba kukiga, kandi ntibivuge mu magambo gusa, mu bikorwa. Ukumva ko utabereyeho wenyine, ubereyeho abandi. Utubashye ubuzima bw'undi, nawe ntuba wiyubashye. Ugomba kubaha ikiremwa muntu kindi, kuko ntuzaba mu isi wenyine. Reka mfatire kuri iryo jambo, kutaba mu isi wenyine. Madame Victoire Ingabire, uri mu Rwanda. Urwo Rwanda aba batumire bavuga ururimo. Iyi gahunda y'ubumwe, iyi gahunda y'ubwiyunge, iyi gahunda y'imbabazi, usanga abanyarwanda bayitabira bagamije kubaka u Rwanda rwa bose. Iyo gahunda ntabwo iratangira bihamye n'ibiriya Samputu mu kanya yavuze. Kizito amubwiye ati ubwiyunge ni intambara, n'urugendo rurerure, kuko ni message Samputu atanga. Nubishisa n'iya Kizito nari nsanzwe nyikurikira, ni byiza, ndamushimiye, kuko ubwo butumwa nibavuze kutabasha kumva undi, kutemera koroherana, nuko kutumva ko tugomba kubana. Ni ikibazo tugifite hano mu Rwanda, nuko turacyafite ikibazo gikomeye. Ntekereza ko ari Samputu n'umusigaranye akazi gakomeye gufasha abantu kumva ko ari ngombwa kusanga undi muntu ukamusaba imbabazi niba waramuhemukiye, hanyuma niba warahemutse ukamenya gusaba imbabazi, n'undi akamenya gutanga imbabazi. Tukumva ko turi mu gihugu kimwe, turi abanyarwanda. Njye murambwira abanyarwanda, nta Rwanda ushobora kuba urimo wowe kanaka, nyiranaka na senaka batarimo. Turi abanyarwanda, twisanze turi abanyarwanda. Tugomba kuba muri urwo Rwanda dushyize hamwe uko byagenda kose, kuko nuko Imana yaturemye, twaravutse dusanga turi muri urwo Rwanda. Ubwo bwiyunge rero turagomba kubugeraho, kuko nicyo cyonyine kizatanga amahoro arambye n'amajyambere arambye muri iki gihugu cyacu. Ubwiyunge, kumva ko twese turi bamwe, turi abanyarwanda. Violet Wera, watubwiye ko wize amashuri yawe nyuma ya 1994. uri umwe mu bo ubutegetsi bw'u Rwanda bwita u Rwanda rw'ejo. None nkawe ubona ute iyo nzira y'ubwiyunge? Murakoze. Njye mbona ubwo bwiyunge buzashoboka, kuko n'ubundi twarabitangiye. Burya ubwiyunge ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu ubyuka mu gitondo ugereho. Birasaba ko wa muti Kizito yadusabye kunywa usharira kugira ngo dukire, tugomba kunywa guterera, tugomba kunywa tubwizanya ukuri. Bya bindi abanyarwanda bita ngo gusasa inzobe, ukavuga uti ngusabye imbabazi muvandimwe, ubivanye ku mutima atari ku munwa gusa, kuko twagiye tubibona ko wenda hari amasituwasiyo yagiye aba nko mu gihe cy'inkiko gacaca, umuntu akavuga ati ngiye mbabariye kanaka, ariko wenda umubabariye, ariko ubabariye wenda atari yagera kuri cya gihe cyo kwakira izo mbabazi, cyangwa n'uzitanda akaba atari yagera muri cya gihe cy'ukuri koko ba Samputu na ba Kizito bagiye bageraho cyo kuzitanga, kuko uzitanze zivanye ku mutima, ku ndiba y'umutima, hahandi hasi hamwe hagukomereye, hamwe mbere y'uko ujya gutanga za mbabazi ubanza ugafungura umutima ukarira, wenda ukaba wanaburana n'Imana, kuko kujya gutanga imbabazi z'umuntu wenda wakwiciye umubyeyi, wenda ukaba ngubu muri iki gihe udafite uwo wita papa cyangwa mama, ntabwo ari ibintu byagakwiye koroha ngo byuke uti ngenda babariye. Icyo Kizito n'Imana muri rusange badusaba ni uko twemera za emotions, tukazifiringa nyine, tukazigeramo mu gihe cyo kurira, tukemera tukarira, ariko ntiduhere muri ayo marira, tukarenga
yamarira tukemera kugira ngo tubabarire, kuko burya mu by'ukuri nk'uko Kizito yagiye abivuga cyane mu biganiro yagiye akora bitandukanye, burya iyo ubabariye uba urimo kwivura, kuko iyo utababariye ufite wa mujinya, ufite kwa gushaka kwihorera, mu by'ukuri nawe biba birimo birakumunga, uruvuga ngo utangira urundi rugendo rushya, urugendo rukwemerera kubona ko umubyeyi uriho ubu ngubu wakagombye kuba angana na mama wawe, ukamubonamo nk'umubyeyi. Abantu uvuga ngo buri mubyeyi bose ubonye ukwereka ubumuntu, ukwereka urukundo, umubonamo nk'umubyeyi wawe, utari ukubera ubwoko bwe, atari ukubera aho aturuka, atari ukubera uko yambaye, atari ukubera ibyo ari byo byose byagutandukanya nawe. So numva ariko twagera kuri ubwo bwiyunge. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dukomeje kuganira ku murage wa Kizito Mihigo nk'uko nabibasezeranije. Igihe kirageze kugira ngo tubagezeho yabaruwa yanditse dore hashize imyaka hafi 5 ayandikira muri gereza y'umujyi wa Kigali mu Rwanda. We yandikiye ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire, muragezwaho na mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma. Kigali tariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2016. Madame, nshimishijwe no kukwandikira nubwo bwose byangiraho ingaruka. Mfite kandi ishema ryo kuba mbana nawe hano. Ndinde navukiye Kibeho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 1981. Nize amashuri i Butare n'i Kigali. Nize amashuri ya kaminuza i Burayi. Nagarutse mu gihugu nyuma yawe. Nashinze fondation KMP, nari maze kugira abanyamuryango 814. Natangiye mfite ingengo y'imari ya miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda avuye mu isanduku ya leta bitegetswe na Perezida Kagame. Nayakoresheje kugira ngo nishyiraho fondation yari ifite icyicaro, ngura ibikoresho, mpemba n'abakozi babiri mu gihe cy'imyaka 2. Nta nikuta na rimwe ry'ayo mafaranga nakoresheje ku bintu byanjye bwite. Amafaranga yakoreshejwe ku ngendo 152 twakoreye mu mashuri atandukanye no gusura gereza 10 yatanzwe na USAID na World Vision. Twashinze amatsinda 102 yo guharanira amahoro muri ayo mashuri no muri za gereza. Kuki natandukanye na leta? Nakomeje kwifuza gukora nk'umusemburo wa societe civile, ariko sinigeze nifuza kuba umunyapolitiki. Ubutumwa bwanjye bw'amahoro n'ubwiyunge bwakirwaga neza kandi bukumvikana neza iyo nabutangaga nk'umukristo uharanira amahoro. Ishyaka riri ku butegetsi ryakomeje kwifuza ko nahora nditeza amashyi, ariko yewe nagumye gushaka kwigenga. Ibyo ntibyabashimishije. Iyo umuntu atunzwe n'ubutegetsi, ubutumwa bukora mu gihe cyabwo bukarangirana nabwo. Kuri yewe ubutumwa bw'imbabazi n'ubwiyunge ni ubutumwa burenza abantu, ni ubutumwa buturuka ku Mana. Kuri ye imbabazi ni impano y'Imana kandi ishobora guhabwa abantu bafite gushaka kwiza. Kugira ngo nshobore gukorera mu gihugu kandi ntari mu ishyaka riri ku butegetsi, byabaye ngombwa ko mpimba indirimbo mu gihe cyo kwibuka, mbona zifite uruhande zibogamiyeho kandi zituzuye, ndetse nsanga na politiki y'ubwiyunge ituzuye. Ibihangano byanjye byakoreshejwe bitishyuwe. Igihe nasabye kwishyurwa naratutswe, nterwa ubwoba n'ishyaka riri ku butegetsi. Umushinga nari mfite wo gushinga ishuri rya muzika waribwe. Mu mwaka wa 2013 amafaranga nakoreshaga yose nayahabwaga na leta. Mu mwaka wa 2014 nahimbye indirimbo ivuga ubwicanyi bwakozwe n'impande zombi, isohoka ku itariki ya 5 z'ukwa 3 mu 2014. Inzego zitandukanye zaranyikomye zirampungeta. Byabaye ngombwa ko indirimbo nyihagarika, nsaba n'imbabazi nk'uko bari babyifuje. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 2014 natwawe bunyago, njyanwa mu ishyamba riri ahitwa Nyanza kuva saa 3 z'amanywa kugeza saa 2 z'ijoro. Banjyanye mu modoka ifite ibirahure byijimye. Icyo gihe cyose nari nicaye hagati y'abagabo babiri bari bambaye gisivili. Bigeze nijoro bamfutse mu maso, banjyana ahantu hatazwi, banshyira ku ngoyi, bansaba kubasobanurira ukuntu nkorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 2014 banyeretse abanyamakuru. Ntabwo nicuza impamvu ndi hano muri gereza. Kuba hano biraruta aho gukorana na leta yica cyangwa se mu gihugu kitubahiriza amategeko. Madame, nzi ibitekerezo byawe n'ubutwari bwawe. Nagize igihe cyo kugukurikira. Iyo ntaza gufungwa sinari guhura nawe. Ndizera ko igihe kizagera nkagira amahirwe yo kugushyigikira, ngatanga umusanzu w'ubwiyunge nyabwo kandi bwuzuye. Duhuje ibitekerezo,
ibitekerezo byawe nabigize ibyanjye. Komeza ubutwari muri ubu buzima butoroshye, ufite abantu bagushyigikiye. Kizito Mihigo. Urakoze Geoffrey Mutagoma wadusomeye ibaruwa Kizito Mihigo yandikiye Madame Victoire Umuhoza Ingabire ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2016. Ibaruwa twabonye hano ku Ijwi ry'Amerika dukora ubushakashatsi kuri Kizito Mihigo. Madame Victoire Umuhoza, kubera iki Kizito yagombye kukwandikira kandi mwari muri gereza imwe? Ntabwo mwabonanaga? Turi muri gereza bya mbere njye nabaga mu kato, ntabwo nahuraga n'abafungwa. Niyo mpamvu mu nteruro ya mbere avuga ati mfashe risk yo kukwandikira, nuko byari bujijwe kumvugisha cyangwa se bamugane kuba yanyandikira. Donc nuvuga ko iyo baramuka babonye iyo baruwa bari kumushyira muri kasho cyangwa bakumugenera ibindi bihano. Nubwo ntabwo twahuraga, usibye ariko nanjye no muri rusange ubundi byari bujijwe kuko abadamu bari bafite igice cyabo babamo n'abagabo bafite igice cyabo babamo, donc ntabwo mwahuraga ngo muganire, kereka babaga ari nk'iminsi mikuru wenda bagahuza abantu mukicara nko muri sale wenda umuntu akanyura bakajya kusuhuza uwo agomba kuvugana nawe, ariko ubundi no kwicara babaga batandukanye. Niyo mpamvu hari tereme bakoreshaga nyine bavuga ngo kohereza indege, bazitaga indege kuko nyine kugira ngo uve mu gipangu cy'abagore mu gipangu cy'abagore yabaga yagurutse kugira ngo ihagere. Byabaga ari za acrobacy nyinshi abantu bakoreshaga kugira ngo niba wandikiye umuntu urupapuro wamwandikira uzamugereho. Ugira gutya rero ubona indege iraje, Kizito arakwandikiye. Wumvise umeze ute ubonye ibaruwa y'uwo muhungu w'umusore ukwandika akubwira ati niyemeje kukwandikira kugira ngo nganire nawe nubwo bwose byangiraho ingaruka? Bya mbere nabanje gutungurwa kuko ubundi abafungwa benshi barantinyaga, donc ntabwo batinyukaga n'uwabaga yabishatse, ntabwo batinyukaga kuba banyisanzura ngo banyandikire. Donc natunguwe nuko umufungwa aje akambira ati hari ibaruwa yawe. Ndabwira ibaruwa yanjye ivuye he? Nanjye nta muntu, kenshi nkuko navuze byari twaga indege ariko kenshi babaga bandikira n'abagore bakundana bitaguhengama, yarabaga barantinyaga. Ntabwo ntekereza ko ari no kunyubahuka, ariko donc ambwiye ngo ni Kizito yimuhaye. Donc numvise nguye mu kantu Kizito se ndayifungura nsanga n'ibyo byose yanditse, inyandiko ndende. Yatangiye abinyibwira kuko ntabwo nari muzi, usibye kuba wenda nabonaga no kuri televiziyo. Nambwiye ibibazo bye, inzira yaciyemo, bituma ndushaho kumwumva kuko Kizito afatwa muri gereza haba harimo amakuru menshi. Umuntu wabaga iteka ari aho perezida aririmba indirimbo yubahiriza igihugu, afite ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda, bugacya bakavuga ngo bamufashe. Donc baravugaga bati ni maneko, inkotanyi ntabwo muzizi uriya azatuzaniye maneko. Donc ntabwo mbere bumvaga ko afunzwe. Donc biri no mu bintu byamazaga mbere nyuma tuganira mbere ati ikintu cyangoye cya mbere muri gereza ni kugira ngo abantu bambone nka maneko ndafunzwe nkabo, ariko ntibumve ko mfunzwe nkabo, bakumva ko ndi mu kazi. Ubwo rero ntekereza ko ari nabyo byanatumye myibwira ambwira n'ibyo bibazo byose yaciyemo, ariko nibyo byamfashe kumva ko nanjye ntabwo nashoboraga gusobanukirwa cyane ko urabona yananditse yaranaburanye, kandi uburyo yaburanyemo kugera mu rukiko akavuga ngo abavoka araberukanye. Donc iyo myitwarire ye yatunguraga abantu, igatuma nyine abantu bakomeza kuvuga bati uriya muntu rwose ari mu kazi ka FPR ejo cyangwa ejo bundi bazaba bamufunguye. Rero yanditse gutyo kugira ngo mbese anyumvishe ko ibyo bamuvuga atari byo, ko yahuye n'ibibazo n'iki. Donc byatumye numva mugiriye impuhwe nyine kubona wa mugana umwana muto yungana gutyo uguye mu bibazo bimeze gutyo, numva mugiriye impuhwe. Hanyuma ubwo nanjye ndamusubiza, usibye ko ikintu cya mbere namubajije, njye nari nzi ko ari umufrere, ntabwo nari nzi ko ari umuntu wihaye Imana. Njye namubajije ndamubwira ntabwo se ko wambwiye byose ntumbwire umuryango wa congregation ubamo bimeze bite, kuko njye nari nzi ko ari umuntu wihaye Imana. Wari uzi ko yihaye Imana. Madame Victoire Ingabire, iyi baruwa Kizito yakwandikiye nubwo bwose wari usanzwe uyifite, ariko se wari witeguye ko uyu munsi tuyitangaza hano ku Ijwi ry'Amerika? Ariko se uretse nanone n'ibyo, ubutumwa buyikubiyemo nyamukuru kuri wowe ni ubuhe? Icyambere cyo ko mwayibonye nicyo kibazo, ariko ntabwo rero ntindaho cyane, nta kibazo ko mwayibonye, ariko biranshimishije ko n'abantu banatekereza kumva uko yatekereza cyane kuri biriya birebana mu bintu cyantushije cyane ni kiriya ubutumwa bwe, uburyo afata ubwiyunge. Avuga ati ubwiyunge ntabwo ari ubonetse wese wapfa kubwakira, ni impano y'Imana
kandi iyo mpano Imana iha buri wese ariko biterwa n'ubushake bw'umuntu nuko wabonaga ko ari wa mukristo rwose afite ukwemera. Mbere nabonaga wenda ko aririmba byo kuririmba kugira ngo abe umusitari, ariko nyuma aho ntangiye kuganira nawe no kureba ibyo bintu bye, hari ibyo yandikaga by'ubuzima busanzwe nyine ukabona ko ari umuntu nyine nkatwe twese, ariko yagera mu bintu by'Imana ukabona ko afite ukwemera kumwe kurenze rwose kuba abantu bashobora, umuntu usanzwe kugira ngo ushobore kumva ukwemera kwe byabaga birenze, ariko afite amagambo meza yumvikanisha ukwemera kwe ugasanga kurarenze. Clarisse Kayishire, wumvise ibaruwa yanditswe na Kizito Mihigo, nzi neza ko wasomye igitabo cye, hari icyo wumvise kibusanye n'imitekerereze ye? Urabona mu bintu amubwiye hari abantu Kizito bamuzi ku ndirimbo no ku byerekeye Imana, ariko Kizito yatekerezaga n'igihugu cye akibaza akakireba dans l'ensemble, akireba ukuntu gitegekwa, ukuntu kimeze, umubano mu banyarwanda, ibitekerezo. Mu gitabo cye arabyandikamo avuga ukuntu akunda ibitekerezo biturutse ahandi, akunda ibitekerezo by'abantu batandukanye. Niyo mpamvu kuri we nka demokarasi mu gitabo cye arabyandika, ni ibintu yanditseho inshuro nyinshi ku buryo hari abantu benshi babonye n'ibyo byanditsemo bakavuga ngo biriya ntabwo ari ibya Kizito, kuko ntabwo bazi Kizito wemera demokarasi, ntabwo bazi Kizito wemera ko abantu bavuga ibintu bitandukanye, ntibazi Kizito wemera kwa kundi bavuga ngo uwo mutavuga kimwe ntabwo ari umwanzi. Muri iyo barwari b'ikintu mbonye kubona Kizito yarandikiye Madamu Ingabire, muzi ukuntu abantu bose bamufata, muzi ukuntu abantu bamuvuga, ariko Kizito we yari yaramubonye ukundi kurenze, kubera icyo Kizito yarebaga ati u Rwanda rwemera multipartisme, rwemera amashyaka menshi. Uriya ni umunyarwandakazi ufite ibindi bitekerezo yageza ku banyarwanda. Ibitekerezo bye bwari yaramwumvise ukuntu yavugaga, yabivuze ati ibitekerezo byawe ndabyibona mwibuke. Kizito yari umuntu ufite ubutumwa bw'amahoro, ufite ubutumwa bw'ubumwe bw'abanyarwanda. Nimbwa mu bitekerezo bya Ingabire yari yabibonye ko birimo, ni ukuvuga ko hari mu magambo ya Ingabire yavuze hari ibyo Kizito yabonye. Ibintu yanditse rero mu gitabo cye n'ibintu yanditse muri iriya barwa ni kimwe, kereka utakwemera ibyo Kizito yavuze, ariko igihe ahantu mbyemerera kugira ngo, kuko hari umuntu wambwira ati we ntabwo umuzi ntiwamumenye kuko yamumenye yarapfuye, nuko Kizito hari na yabarwa y'ubushize mwarayumvise yaturutse mu nshuti ze, ni umuntu wemeraga ibitekerezo bitandukanye by'abantu. Ibyo byonyine birahagije n'ahantu wenda kugira ngo yemere ko ibyo Kizito yavugaga ari Kizito koko. Mwibuke ni naho mufatira kuvuga ikigero, naramufatira ku magambo yivugiye ubwe, amagambo yivugiye, utavuga ngo nibyo yanditse ntabwo tubizi nk'ababishidikanya. Ni ahantu yatanze ikiganiro mu musanzu w'umuhanzi na Niyomugabo, yari umukatolika w'umuhezanguni, ajya kuzana uwundi muntu wemera Imana ya kinyarwanda utemera n'Imana, aravuga ati jyewe sinshaka kuvugana n'umuntu duhuje ibitekerezo ko ntacyo binyungura. Aho niho mbona ko yarafite icyo cya demokarasi ku buryo bitantangaje. Jean Paul Samputu, iyi baruwa Kizito Mihigo yandikiye Madame Victoire Ingabire, wowe wayandika? Yes, nayandika, kandi icyishimishije ni uko icyo navuga nta kwandika naho ndi mu gihome nka Kizito sinzi ko nabikora. Ibyo n'ubutwa birarenze kuko ubu nayandika ndaha, kuko ibyo ntabyo nabikora, ariko uri mu gihome urafunze, wongereye icyaha nturarangiza n'icyambere, ariko uratinyutse. Ariko ibyo nabisobanura ni iki se? Ni imbaraga, ni za mbaraga z'urukundo. Yazivanaga he? Ni impano y'Imana, nta kundi wabivuga. Wavuga wenda wambaza uti kuki abandi bose batabifite, kuki Imana ntiyahumwe ngo yimundi, ariko yabivuze muri iyo letre nako mumaze kubivuga. Yavuze ati twese turabifite, ariko bisaba umuntu kuvuga ati genda byemeye, kuko ndemeye. Hari ibintu biba bigoye, ariko biterwa n'umuntu. Twese dufite amahitamo. Imana yaraguhaye, ariko ni wowe ugomba guhitamo. Imana yarakubwiye ngo ukunda umwanzi wawe, ariko si benshi babihitamo, ahubwo uhisemo gukunda umwanzi cyangwa uwo bita abanzi.
ahubwo icyo navuga tukibivuga ndashaka kuvuga iyi letere noneho irahita imenya njye nasaba abantu banga Kizito n'abamwangaga kuko nino letere ibintu yakoze ari hariya mwihane mwicuza icyo cyaha cyo kumwanga kuko uwo ni umuntu utakwanga kuko birakuza kugora kugumya kumwanga ni kimwe nabo nabwira abanga mbonye Madame Victoire hano hari abantu b'inshuti zanjye nyamubwira ni uramwanga umugira ute nk'umuntu yakwanga Madame Ngabire ngo mugira ati bari kubivuye no kuri iyi letere wamugira ute uranga umuntu muri kumwe muregeranye njya mbona abantu birirwa bandika ugasanga bagumya kwanga umuntu noneho bakaba banasuzuguye imbabazi zatanzwe na Perezida wa Repubulika atanze imbabazi ku muntu wowe urazimwimye nkandi ubu rusuzuguye n'uwazitanze mvushije iyo mvugo kugira ngo byumvikane abantu bumve banyarwanda dukundane ntacyo kuko burya iyo umwanze ni wowe uvunika iyo wanze umuntu ni wowe uvunika kuko nawe uba wiyanze kuko mu mutima wawe wahazanye urwango iyi letere itumye mvuga n'ibindi bintu wenda bitari bihari sinzi ko bijyanye ariko bimpaye ingufu uri muri perezida uri mu gihome kuko yagomba kuba yanabizira. Witwa Jean Paul Samputu abakirisitu bazi Pawulo Mutagatifu yanditse ibaruwa yandikira abanyakorinti ibikubiyemo simbi ivuga hano ariko wowe uramutse wandikiye ibaruwa abanyarwanda nayahe magambo wakoresha akomeye watangiriraho wandika ibaruwa yawe? Urakoze unjyanye mu byo nkunda ahubwo nanaribiririmba karirimbe hano ku ijwi rya Amerika duteza imbere ubugeni n'ubuhanzi. Ndaza kuka kuririmbira nyuma reka nkabanze utumye mpimba reka mbaze mpimbe tubanza guhimba amagambo melody kazanye nababwira nde ukuriho nanjye ndiho ntago uriho wenyine nturi umunyarwanda wenyine ntago urusha abandi umunyarwanda tubane byanze bikunze nta handi ntawe uzashyira ndiho si wowe wandemye n'u Rwanda si waruremye twese twaremwe n'iyaruhanze karurema tubane mbanira nanjye kandi dusigire umurage abejo kuko numbanira nabi urabutanze umurage naba wibyariye mubi bana na bose mu mahoro kandi kunda bose nabo witabanzi bawe iyo uribuka iyo ndirimbo washyizeho ubushize kunda nabo witabanzi bawe nibyo kubabarira kunga gusana imitima gutanga amahoro ni umuhamagaro wabonye byaje bite Jean Paul Samputu? Rega ibyo uge byaje rukumvuye muri Gacaca mu 2007 maze kubabarira gutanga imbabazi twiyunga no wampeku ariko tubishu tongera tumishe dukorana conference ikintu cyambere nabuzamva ni sinabyitirira ni Imana yabintegetse ariko icyo tugomba kumva si icyo gusa icyo tugomba kumva nuko ari cyo gikenewe mu banyarwanda nuko ari cyo gikenewe kugira ngo ejo hazaza hazabe heza ntabwo tuzahora twangana urabona ya mico ihari yitwaye mu nyangire n'ibiki tuyitoza iyo bikora uburaga abana bawo umurage mu watangiye uvuga neza ngo no umurage nuwe murage tukwe muri Kizito yadusigiye n'urwo rukundo kandi igihugu cyacu Imana mbona ko Imana izana ibyo bintu kuko si ibyanjye ntago ari ibyacu n'ababwiriza ubutumwa bwiza nta uvuga ibye byose twari iby'Imana nuko twebwe ari twagiriwe nabi nitwe twagize amateka mabi kugira ngo rero amateka yacu tuyahindure ejo hazabe heza n'abana bacu tutazabaraga urwango nuko hagomba kuba ibintu nk'ibi hakaba ubwitange hakaba ikintu kidasanzwe nk'iri turayibona ukahita uvuga uti uhita umenya Kizito impamvu yari Kizito nyine impamvu ni iyihe nta yindi urabona nibyo bikenewe nibyo tugomba gushyira imbere nibyo tugomba gutoza abana bacu. Ndizera ko wabonye akanya ko gushyira amanota kuri ka karirimbo kagufi wadusezeranije katunyurizaho twumve ariko nyine ubwo ntayari hari ikozwe nonaha ubwo muri ihanganira ni improvisation ukuriho nanjye niko ndiho turatubane ko twese turi abanyarwanda turatubane
kundana bariya wita abanzi wawe burya sibo n'abanyarwanda sibo ahubwo n'abanyarwanda turatubane nta yandi mahitamo turatubane urakoze cyane Jean Paul Samputu. Iyo ndirimbo yawe ni nziza rwose, uzafate akanya uyinonosore. Reka noneho tubaze Uwera Violette, iyi baruwa ya Kizito wayakiriye ute wowe? Iyo letre yankoze ku mutima. Mugani Kizito dubona mu nzozi yatwiyereka. Kizito wemeye guhara ibintu byose. Byarashobokaga ko cyane ko yaremeye ava i Burayi kuko na Victoire yabishoboye, abahashyushye ajya mu Rwanda kugira ngo bwa bwiyunge yashakaga mu banyarwanda aburebe icyo yakora kugira ngo abugereho. Amagana nkuko mugenzi wanjye Samputu amaze kubivuga, aho yarashoboraga kwandika iyo letre ntagire inkurikizi, aha arahavajyaho ashobora no kubura ubuzima bwe. Ibyo bintu rero ntabwo yabikoreshejwe n'imbaraga z'inyama n'amaraso, ahubwo yabikoreshejwe n'icyari kimurimo cyashaka kugira ngo abanyarwanda twiyunge, abanyarwanda tugire ikintu turenga amoko, turenga ibintu bidutandukanye. Mu by'ukuri nageze nangaha njya mu ishuri mahura n'abandi banyarwanda, nzabaga kumenya icyo ndicyo, batangira kunkorera discrimination, kugera aho abana b'abashinwa n'abazungu baza bakambaza ati ayuwe hutu, uri umuhutu, uri umwicaye. Kandi mu by'ukuri ntabwo abahutu bose bishe, ntabwo abatutsi bose bishe, ntabwo abatwa bose batishe. Ariko Kizito aremera ajya mu Rwanda mu ivumbi, aremera arafungwa, arabyiyambura, aremera arafungwa, aremera yemera gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo abanyarwanda tugire ibyo bintu tubirengeho. Dufite igihugu, ni igihugu Imana yaduhaye. Mu by'ukuri ntabwo abatuza baterura ngo bajyane mu kindi gihugu, abatutsi ntuzabavana mu gihugu, abahutu ntuzabavana mu gihugu. Ariya twajyaga duhura n'ibibazo mu rugo, kuko n'ubwo bwose wumva iwacu turi abantu bifashije, tukaba tuhaha abanyarwanda wenda akazi, baze badukorere muri jaride, baze batuzanire ibintu twahashye, bagenda bati tuvuye kwa Mutwa. Akabona habayeho nko muri karitsiye habayeho nk'ikibazo, mama rimwe abwira umunyarwandakazi wundi twari duturanye, aramubwira ati ariko muzatwereka ikindi gihugu cyacu noneho tukijyemo. Ariko mu by'ukuri ntaho igihugu kitari u Rwanda twavukiyemo. Rero Samputu yabivuze nk'uko Victoire ahora bivuga buri munsi, nk'uko Kizito yabivuze akiri mu maraso, n'ubu akaba akibivuga aho yagiye mu bundi buzima. Ntabwo tugomba kukibana mu mahoro, tugomba kukibanamo mu by'ukuri. Rero njye nicyo amucimbira nuko yaduhaye imbaraga. Natwe rero tugomba kurenga iby'amoko, nimba dushaka kugenda nk'uko Kizito yagendaga, tugomba kubirenga tukanywa wa muti. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Murakoze. Urakoze nawe Madame Victoire Umuhoza Ingabire. Yumvise impuruza ya Violette Uwera, ukumva impuruza ya Clarisse Kayisire Mukundente, ukumva impuruza ya Jean Paul Samputu, bifuza u Rwanda rwiza, usanga bazarugeraho bate? Nibyo, urwo Rwanda rurakenewe, abanyarwanda bose banyotewe no kubana mu mahoro. Ibintu byabaye mu gihugu cyacu byakomerekeje imitima y'abantu, bikaba bidusaba kugira imbaraga z'umutima kugira ngo dutere intambwe yo kwemera kubabarirana no kubana mu mahoro. Samputu njya ngo ugeze kuvuga avuga ati umurage tuzasigira abana bacu n'uruhi. Urambwira uti n'urubyiruko bafite inyota. Ikintu kugeza ubu ntarumva abanyarwanda twese, buri wese mu nguni ye afite iyo nyota kuvuga ati nkeneye kuba mu Rwanda ntawe nkoma mu nkokora, nisanzuye, ntawe ndeba uko ndeshya, ntawe ureba isura yanjye, ntawe ureba. Urwo Rwanda ubwo abanyarwanda amajwi amaze kuba menshi, nicyo kindemo umutima nkabona ko tuzabigeraho. Nuko amajwi atangiye kuba menshi, twese tuzamura amajwi tuvuga ati turakeneye kubana nk'abanyarwanda, twumva ko turi bamwe, turi mu gihugu kimwe, turi bene Kanyarwanda. Ibyo rero kuba abanyarwanda batagiye kuba, ndi mu kiganiro Samputu yavuze ati nishimiye guhura nanjye nishimiye guhura nawe na Violette na Clarisse. Donc kuba twese turimo tuvuga ikintu kimwe, duhereye rwose kuri Kizito umurage yasize,
tukaba turimo tuvuga tuti abanyarwanda banyotewe no kubana hamwe kandi uko turi hano tukaba tuvuga tuti ibyo bintu birakwiriye niba ayo majwi abaye menshi kandi aturuka mu mpande z'abanyarwanda mu bice byose abanyarwanda bibonamo uko amajwi agenda aba menshi azamuka mpora mvuga iteka nta na rimwe umwijima uzaganza urumuri ntibishoboka ni ukuvuga ko ayo majwi yifuza ko abanyarwanda babana mu mahoro bashyize hamwe uko azagenda aba menshi n'urumuri rurimo rucanwa mu Rwanda umwijima ugenda ujya ku ruhande icyo nifuza ni uko umunyarwanda wese aho ari yumva ko agomba gucana urwo rumuri rwo kubana mu mahoro turi abanyarwanda bivuga nta munyarwanda uzagira amahoro ari ku butegetsi uyu munsi ari uri hirya ntawe uzagira amahoro igihe azumva ko adashobora kwemera mugenzi we atabona kubahuje ntabwo bizakunda kugira ngo tugire amahoro arambye nuko twemera kubana nk'abanyarwanda ayo matara rero ndasaba ko akomeza gucana kandi bituzabigeraho. Clarisse Kayisire Mukunde ntiwaba ute rimwe muri ayo matara azamurikira abaharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda? Uru Rwanda no kubera itara yarwo twarabitangiye deja twabitangiriye kuri Kizito amaze gupfa abantu benshi bibona muri urwo Rwanda ndaguha nk'urugero nkurikije ukuntu ibintu bisigaye mbibona buriya mu banyarwanda dusigaye turi ibice bitatu hari igice cya mbere cyo hejuru cyarenze amoko bari basanzwe bahari ariko Kizito kuva yapfa babaye benshi noneho kubera n'ibyo byari byarabaye i Rwanda byaduciyemo kabiri noneho turatandukana icyo gice cy'abantu barenze ubwoko burundu batibona mu moko na gato bitababuze ko baguma kuba abahutu bataguma kuba abatutsi bataguma kumaza abatwa ariko babirenze burundu hakaba ikindi cyo hagati ntekereza ko wenda ari naho hari benshi simbizi icyo cyo kiracyari mu moko ariko kisanta safe niko nabivuga mbuze ijambo mu kinyarwanda iyo kiri mu bwoko bwayo ariko ntawe giteraho amahane ntawe kibwira nabi ntawe cyica ariko kiyumva mu bwoko bwabo akaba ariho gihungira hakaba ikindi cyo hasi kirimo abahutu n'abatutsi abatwa mana yanjye nanjye Violette ndamusaba imbabazi mere nka Kizito kubera izo mvugo zose nanjye ndazisabye ziba zigenda zivuga ngo uyu aravuga nk'umutwa nanjye ndabisabye kubera ko niyo mpamvu ngoshatse kuvuga ko ibibazo by'u Rwanda byose byatewe n'icyo gice cy'abahutu n'abatutsi wagira ngo abatwa ntibaba no mu Rwanda icyo gice abo bantu bo hasi mvuze babaheza nguni nibo badutejeje ku byago twagize mu Rwanda baracyariho ni nabakeya ni bakeya barasakuza bafite imbaraga bari passionné banakoresha cya gice cya kabiri niho bakura imbaraga cya kindi abantu biyumva iyo bagiye ni nacyo bavuga ngo nimwe tuvugira iki gice cya nyuma rero kirwana n'igice cya mbere niyo mpamvu mvuga ko Kizito waje n'ubutumwa bwe ni kiriya gice cya mbere kiriya gice ntabwo kizahagarara kiyemeje ko ibyabaye mu Rwanda tumaze imyaka amaraso yaramenetse ibyabaye mu Rwanda ntabwo bizongera kuba tuzabiharanira tuzabirwanira Kizito yubatse iteme iryo teme barrières sont brisées abantu bariho barahura abo bantu bahura basohoka muri twa dusanduku rw'Irugambage yavugaga mbese ni ibitangaza by'Imana bibatera kubaka ayo mateme cyangwa se ni rwa rukundo Kizito yasize abibye ngira ngo ntabwo ari igitangaza hari ijambo Kizito yaririmbye niyo naryo ngenderaho mpora mbivuga mu mbabare kongera kubisubiramo ko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo abanyarwanda bose kandi nta nubwo ari twese twagiriwe ibyago nta rugo rw'umunyarwanda urebye rudafite umuntu wapfuye wazize jenoside yazize intambara yazize ubundi bwicanyi mu banyarwanda hose hari umuntu wagize ikibazo ahubwo ikintu navuga nti ubu ngubu abantu bose bakora politiki amaparti yose ndarishimye ko Ingabire ari hano akora politiki ubutumwa bwa Kizito filozofi ya Kizito nabagira inama yo kubishyira muri porogaramu zabo politiki kuko ubutumwa bwa Kizito filozofi ye nibyo bizategeka u Rwanda mu myaka iri imbere kuko Kizito yashatse u Rwanda rwunze ubumwe urwo Rwanda rwunze ubumwe ruzategeka u Rwanda n'ibitekerezo bya Kizito bizategeka u Rwanda politiki idafite ibyo bitekerezo bya Kizito ngo bishyire muri porogaramu yayo iyo ngiyo abanyarwanda bazayijugunya kubera ko ntabwo u Rwanda tuzongera kurwana ntituzongera amoko yo
tuzayagumamo kuko ari ayacu, ariko byararangiye nta muntu uzongera kwibona ku moko, kandi ibitekerezo bya Kizito nibyo bizayobora u Rwanda, kubera ko yashaka u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda rw'amahoro. Yaranabivuze ati ikintu kizashimisha ni ukubona u Rwanda rwunze ubumwe. Jean Paul Samputu, mu kanya washushe n'usaba ijambo igihe Clarisse Mukundente yasabaga imbabazi Uwera Violette, ntukaniganwe ijambo, vuga ikikuri ku mutima. Violette n'abandi babyumvireho, sabye imbabazi kuko tubaha ikiremwa muntu Imana yiremeye cyitwa umutwa. Ibintu byabaye mu muco wacu wo kunena, ndasabye imbabazi, ndihanye, kandi yewe ubikubwiye ndirimba intwatwa kuko mbikubwiye namenyekanye, muzika yamenyekanye kubera ko natangiye kurimba intwatwa, niho namenye. Ndabivuga mbizi kuko mfite nabo twazanye tsinda competition internationale, nafasha abatwa bari butuzana, n'ubu turakorana turabana. Sinzi n'umuntu witwa Nyabyenda uramuzi, turaririmbana tubana hano Tawa, n'ubu tuvuye muri studio gukora indirimbo ivuga ngo ibyiza biri imbere, busingira biri imbere. Yewe ndi umuntu nanjye banyita umutwa kubera ko nzi kurimba nk'abatwa, ndanabikunda cyane. Mbivuze rero mbizi, Imana idufashe n'abandi bazace bugufi babwira abatwa bati turababa dusabye imbabazi, kuko niyo umuntu atubashye ikiremwa muntu n'Imana ubu tubashye. Umutwa yaremwe mu ishusho y'Imana nk'uko umututsi yaremwe mu ishusho y'Imana, nk'uko umutwa yaremwe mu ishusho y'Imana, twese turi umwe. Ndagira ngo nonge mu rya Samputu na Clarisse abasabye Violette imbabazi, nanjye nce bugufi mubwire ngo nsabye imbabazi, kuko hari amagambo yavuze subiye muri njyewe nsanga narabikoraga, narabivugaga kubwira umuntu ngo wamutwa we, umuntu yakora nawe ngo abatwa ngo babaye bate, cyangwa bira byo gutera urwenya wa mugani bakubwira ngo utanga igipara cyangwa iki kikajya ku mutwa. Nuko yabivuze mpita numva icyo kintu twagikoraga, wenda umuntu atumva uko agera twabivuze, noneho nanjye ndibaza nese umuntu ari njye akora bibwira byagenda gute. Rwose Violette n'abandi bazadukurikira bo mu bwoko bw'abatwa, rwose nsabye imbabazi, kandi ngasaba abanyarwanda bose ko bya bipara dukunze gutera ngo mu batwa byagenze gutya byagenze gute, tumenye ko abatwa ni nkatwe twese, abanyarwanda n'abanyarwanda nkatwe twese, tubahe icyubahiro bakwiriye nk'abanyarwanda. Murakoze. Urakoze nawe Uwera Violette. Izo mbabazi zisabwe umuryango w'abatwa n'ubwoko bwabo bwose, ni wowe zisabwe, ni ibintu tutari twateganije muri iki kiganiro, ariko se urazakiriye? Murakoze kumpa ijambo. Nanone izo mbabazi ndazakiriye kuko Kizito buri munsi ahora akora ibintu by'ibitangaza. Kizito mu buzima busanzwe nk'uko nakomeje mbivuga, yakoze ibitangaza, yagerageje guhuza abanyarwanda, atangira ikivi, kuko ubu ngubu natwe tumeze nk'abantu bari mu murima turimo guhinga kugira ngo icyo kivi tukirangize. Ndarira, ariko amarira nk'aya ndimo ndarira ntabwo ari amarira y'agahinda, ni amarira Kizito yifuza ko ndira, ni amarira y'ibyishimo, kuko ibyo yatangiye turimo turabikora. Iyi ni radiyo mpuzamahanga, turimo kumva mama wacu nka Victoire, mugenzi wanjye Clarisse, Samputu, papa yagiye amutubwira, akatubwira ati uriya ni imfura. Ntabwo imfura ari ubututsi, ntabwo imfura ari ubututsi, imfura si n'ubutwa, imfura ni ubumuntu bwemera ko wasangira na wa mutwe wa mugana abandi bandena, bwemera ko wa mutwe abandi badashaka kuvugisha wowe ugenda ukamuvugisha ukamubonamo nk'umuvandimwe wawe. So Kizito yarabitangiye. Kizito mu by'ukuri ngiye yajya mbere, n'ubu ngubu yambereye umubyeyi, kuko ndibuka bazamushyingura nararyamye ndasinzira, mbona Kizito araje arambwira ati pain is no more, ntabwo nyibabaye. Arangije arambwira ngo gira amahoro. Yandimba yarinda abanyarwanda aho muri bose mwimbifurije amahoro. Umushinwa yahuye n'umushinwa hano muri Amerika, amufata nk'umuvandimwe, kandi umwe yaravuye muri Shanghai, undi yaravuye muri Beijing, ariko bakaba abavandimwe. Nanjye nicyo nifuza abanyarwanda, zambereka tuziveho, kuko nizo zica ibintu. Niyo mpamvu bavuga n'umuntu yibonamo ubututsi mbere yo kwibonamo ubunyarwanda. Ubu twari dukwiye kwibonamo ubunyarwanda mbere yo kwibonamo ubututsi. Rero bavandimwe banjye, rwose imbabazi ndazakiriye mu izina ryanjye ndetse no mu izina ry'abazatumva bose, ari abatwa, ari abahutu, ari abatutsi. Urakoze cyane. Ari abatanze imbabazi, ari n'abazisabye imbere y'abantu amamiliyoni bumva ijwi ry'Amerika
ndabashimiye. Mbere y'uko turangira kino kiganiro ndagira ngo tugaruke ku ijambo mwagarutseho kenshi, gusohoza ikivi. Hakorwa iki kugira ngo ikivi Kizito Mihigo yatangiye gisohozwe? Ndahera kuri wowe Clarisse Kayisire. Ikivi Kizito yateruye umurage we, navuga ko Kizito yari afite umurima atera imbuto. Izo mbuto yateye ni twebwe tugomba kubagara, tugomba kuhira kugira ngo imbuto yasize ateye zikure neza, kandi turahari tuzabikora. Rwa Rwanda yifuje tuzaruharanira, kandi uko twabivuze hano nishimye cyane ko hano twahuye turi amoko menshi, kandi nishimiye ko Violette ahari. U Rwanda Kizito yashatse n'urunguru ruri hano, n'urunguru ruvuga ibiri hano, n'urunguru rusaba imbabazi. Niyo mpamvu yateruye, turahari kuzagiza kandi turi benshi. Nongere mbisubiremo, igihugu cy'u Rwanda mu filozofi ya Kizito kizagenderaho. Nta n'amahitamo ahari mu gihugu cy'u Rwanda muri filozofi ya Kizito kizagenderaho. Kuri wowe Uwera Violette bizagenda gute? Ikivi cya Kizito kizasohozwa nanjye nawe, kandi nk'uko yarimye ngo mwana wanjye uzaba intwari. Mu kazi kose dukora tuba intwari, mu bihugu byose turimo ku isi tuba intwari, twerekana ubumuntu Kizito yashatse ko twerekana. Ndumva ari ibyo ngibyo, tugomba kuba intwari. Kandi mwese mbifurije amahoro, abatumva ndetse n'abazatumva igihe kizakurikiraho, bose mbifurije amahoro. Murakoze. Twumve noneho Madame Victoire Ingabire icyo wabitekerezaho. Ku kivi cya Kizito ko tugomba kugisoza, nuko abanyarwanda tugomba kwemera kubana neza, kuko nta mahitamo dufite. Buri wese namusaba gufata umugambi wo kuvuga ati ubu sinzongera kurebera umunyarwanda mugenzi wanjye mu ndorerwamo y'ubwoko. Nibyo bizatanga amahoro arambye mu gihugu cyacu, kandi ko twese twifuza kuba mu gihugu kirimo amahoro arambye, buri wese atuje nta mukoma mu nkokora. Murakoze. Jean Paul Samputu, wowe ubona ikivi cya Kizito Mihigo kizasohozwa gite? Kizasohozwa igihe tuzumva ko igihe wanze uriya uzaba wanze u Rwanda, kuko u Rwanda si imisozi, si ni wowe nanjye. Ubaha uriya nk'uko nawe wifuza ko bakubaha. Kizaba igihe uzavuga uti ntabwo nzabaho ubuziraherezo, ngomba gusiga umurage mwiza. Igihe cyose uzatekereza gutyo uzaba umusize umurage mwiza nk'uko Kizito abidusabye. Urakoze nawe Jean Paul Samputu, kandi gushimiye kuba witabiriye kino kiganiro. Urakoze cyane, Imana iguhe imigisha kuduhuza twese. Ngushimire nawe Clarisse Kayisire, wiyemeje kwitwara nka Kizito. Urakoze Venuste, kandi narangiza nshimira n'abandi twari turi kumwe. Intumwa yaragiye, ariko ubutumwa buracyakomeza kandi ntibuzashira. Murakoze. Ndagushimiye nawe Violette Uwera, uri umutangambabazi. Murakoze, nanjye ndabashimiye bavandimwe banjye. Reka icyo kivi wa mugani, abuhira buhire, abasarura basarure, n'abatera batere, kuko tuzahora tubikora buri munsi. Murakoze cyane. Ngushimire nawe Victoire Muhoza Ingabire, wadufashije kumva Kizito mwabanye muri gereza. Ndagushimiye nawe Venuste, nshimiye n'abo twabanye muri iki kiganiro. Mbashimiye cyane umugambi mwiza bafite wo gutuma impano Nyagasani yatije u Rwanda ariwe Kizito Mihigo tutazamwibagirwa, atazazima, kandi n'ibitekerezo bye bitazazima. Murakoze. Aha niho turangirije ikiganiro twari twabateguriye ku murage wa Kizito Mihigo, hamwe na Geoffrey Mutagoma wafashije kugitegura, na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
tukubere